Urugufata nde gucyo wangegera. Imyaka y'intangane byinshi. Ni byinshi yarakwihoreye. Urakoneka. Ngora ndatari mu nzu y'Imana. Umva nyuma y'inzu y'Imana nanone igihe ubundi buzima buri nyuma y'urusengero. Ntabwo Organize. Habaho imisozi y'agahinda, imisozi y'ibigeragezo n'akarande kabasa imitima ya buri umwe wese. Nitwa Sania, mbabazwa nuko nisanze nkoresha ibiyobyabwenge. Inkuru y'ubuzima bwanjye iratangaje, irababaje, yemwe iteye n'agahinda. Nyogokuru wanjye yari yarabaswe no gukoresha ibiyobyabwenge, itabi, inzoga ndetse yakinaga n'urusimbi. Uko narushagaho kubibona niyumvishaga ko ari ingeso za bukuru, nkumva yuko ari ibintu bishimishije ndetse yemwe binatangaje. Ndibaza ibi bintu koko nibimenyekana hose nzabigenza gute? Nzabaho gute nyuma y'ubwo buzima? Ese nyuma y'icyo gisebo nzabaho gute? Urga guhanyitaba neza ariko kanyumva ntabwo ukunyumva. Ese bro sinde gukwitaba. Hanyuma byabane nakuganije bya Patrick bigeze. Nisi nkakubwira ngo ntera umugongo. Reba se vuba ndakora kameze. Washama. Bigeze he? Bigeze he? Ntabwo wumva ntabwo ari Kinyarwanda se? Bro nge ntabwo mukunda uramuhungu. Ese ubureka nkubaze. Uzi ko ari udutunze kuva kuri byose ubona amaze kugera. Byose ari uruhare rwo nta nubwo ubizi ntubisobanukiwe ntubizi. Nyine kuba dutunze ndabizi ariko nyine nawe washaka handi akazi ntabwo ari we kama. Orga agukubita Ariko ubundi uzikira tukibana. Nabona guru umboga ari umusore mwiza. Ariko nageza ni wawe. Bona ubaye igisaza ibikoti nibikuvaho ibigofero wigize umuntu umusaza. Narahinze kuri umusore. Uri mwiza subwiza buri he. Konje mbona warashaje ahubwo abaye n'igisaza. Namba ya mavuta. Je cyane nzi ngo umusore utwika wakubita models nziza, force ya danje, ikabutura ya danje, isatu no dore bishatirwa ngo muri Yesu ashimwe Yesu ashimwe. Je nako wanzanye. Ntago neze kumeze kuri. Ahubwo tugeze hano ngo kubona ngo abaye. Ariko mada wibagiwe ko ubwo pastor urimo gupfubirwa budutunze. Ubu pastor si budutunze ibiki nibi bishati nge neze kuri umusore mwiza utwika. None ngo urera ni ibikoti ngo Yesu ashimwe ibigofero. Ngere kamanze nkubwire. Iyo nza kumenya ko ari uri bigi pastor. Nge ntabwo twari kubana ngiye. Nabashakaga umusore mwiza. Uturasohokana tukajya kwenjoy. None wowe hano. Nukwirirwa muri Yesu ashimwe ngaho ngiye mu cyumba cy'amasengesho, ngaho ngo ngiye kuba mu nama za pastor ngo ngaho ugiye he? Ngiye birandambiye pe. ukubita uri kunyumva. Mbonye First of all uzi inzu dufite nayikuye ku kazi yamaye. Subizi? Ntiwanze kubiwanyu mu cyaro. Ntiwanze kubaye. Icya kabiri. None ikintu kigeretseho hari naga contract agiye kunsinyisha mu minsi iri imbere. None ukazaduhisha n'amafaranga afatika. Ushaka iki? nge bro ngenda cyari umwana mutoya ntabwo ndageze igihe cyo gushaka kandi ndacyashaka gukomeza kwiga amashuri yanjye. Yego kuba byibabyara ni impamo y'Imana. Ngo uracyari muto. Subiza ibyo nkubwira Patrick mujya muri mwavuganye mu gitondo. Kuno wanyiyobetseho nawe urukuze uri umusore mwiza. Umva mugore we. None wabaye pastor. Umva mugore we akabaye twende ni koga. Wibagiwe nagukuye. Wamuye hese ku muhanda hehe se nararyaga naranywaga nararyamaga nanjye natwahuye uri umusore mwiza wambaye iki wambaye kabutura nziza ari none ukuri wambaye ibintu by'ibishati n'ibigofero wararyaga naranywaga ukarara ku muhanda ubyo niko ndara ku muhanda ona okay nta kibazo ngene nanjye nahuye nawe ubwo twabase twahuriye ku mihanda ugeze hano ngo uri za pastor nakuzanye mu rugo uricaye uranyweye ibyo ntabwo bihagije nge ndashaka wowe wakera ugitwika naho ibintu by'ibigofero n'ibiki warashaje ndetse muri tetepe nahindutse hehe se unzana se niko cyawe wambara gundi wari pastor ndashanga usuri ko wari umeze mbere sigaye mba ndi kumwe na ngumva none ukumbuza n'umwuka uvuze
unsigaye numva noneho uri kutuma nahumeka nubwo ni pasiteri narambika agakiza hasi nkaguca bibiriya ni ikikuvaho narambika agakiza hasi nkaguca bwa pasiteri muzima rero niyo mpamvu nkubwiye rero nge nshaka sheri wanjye wa kera mbabara wa mugore makuru uraketse uretse hari ikintu nibutse uzi ko cyagiye turi gusenga umwana wa pasiteri ibintu yari ari kunkorera wabibonye narigize ngo ni ibindi bintu bikabije yakoze iki uri kumubeshya utaza n'inkuru z'uramwana mbabara utangira umusazi reka mbanze nkubwire mbabara utangira umusazi wa mugore we mbabara ndakwinginze ubwo se ko nta muntu ugize ari ku manywa wabaye iki oya buretse ariko twiganirira ibindi uriya mwana wa pasiteri uzi ko cyagiye turi gusenga tuza mbanze nkubwire uzi ko yari ari kunkorakora uzi ko nagiye kumva numva umuntu ari kunkorakora numva ari kunkorakora ahantu hose ndavuga se buriya bigenze gute ntabwo weho wabibonye ko wari uhari twari turi kumwe hariya ariko mana we ndibutse tuza nkubwire ahubwo banza aya mabere yawe yari gukora hehe yari kunkorakora akankorakora ahantu hose none njyamba nawe ararwaye ntabwo nababajwe nuko yankozeho ahubwo umwana mbyaye umwana ungana kuriya gutinyuka akankorakoraho ndi umubyeyi umubyaye ubu se uriya ni umuco kiriya ni ikinyabupfura biriya ni ibiki abantu kiri no kumwumva ese ubejo namuhagarika mu kazi na contract twari dufitanye akayihagarika uzabaho ute uzashaka ahandi akazi no kuvuga gushaka akazi muri iki gihe kuko kubona akazi bisaba iki uzi ngo bisaba iki bro ariko nge ntago mukunda uriya muhungu ntago ngiye mukunda ngiye mfite uwo nkunda kandi umva nkubwire rero ntabwo ngusaba ndagutegeka bro nukuri kumuha singutegeka cyangwa usubize wanyu cyane usubize okay ikintu ngiye kugusaba ni kimwe gusa kimwe nkeneye igisubizo kuba vuye na Patrick kandi mwemere urukundo mu bandi niwe untunze kandi mukundunga nanjye ndagutunze uranyumva wo urashaka ko nsenya umuryango wawe wanjye wo nkeneye igisubizo kizima kandi gifatika ukumva ukunda na Patrick bro nge ntago mukunda sinzi burye ndabikubwira nkabikubwira ko namukunda sinzi icyo nzakora kugira ngo mwereke ko namukunda habe na gato simushaka no mu buzima bwanjye umva mwereke rero sokomeje kwinangira umutima ngiye guhamagara mama oya nyine ngiye guhamagara mama no se nakubwiye ko hari undi dukundana bro umunsi ese ubu mukuru n'umuntu we ni umuntu ntanazi nyine nuko igihe kitaragera ntishaka kwiga amashuri nkayarangiza ubundi ninyasoza ndahita nkwereka uwo muhungu amashuri yemeye kazakwishyurira urumva no se wese uyanyishyurira kandi mo ndi kubona imbaraga we uranga imbaraga wowe genda ubona imbaraga zimfasha genda ifite ibibazo by'umuryango wanjye ngomba kwitaho paso n'ishuzi genza hora mu byo muri affaire zawe se hariya ni mukanya yigosha kiriya cyigisho se batubwiye kwigishaho uri kumva uri kukimenya neza ku buryo ari wowe uri bukiyigishe cyangwa ni ngewe hoya da reka nkubwire dore imirimo ya kamere iragaragara kwiba gusambana kunywa ibiyobyabwenge ibyo ni byo bintu tugomba gutoza abantu kureka si byose yego wowe nicyo kintu uri buze gukora kandi urabizi Imana ikunda abanyabyaha ariko yanga icyaha ubwo rero tugomba kubigisha ku ngingo ivuga ngo imirimo ya kamere iragaragara hagahita hazamo bya bibi byose uruhererekane yego nabyo ni icyaha oya nta mpamvu yo kugira ngo umuntu yinangire umutima afata umwanzuro wo kuguma mu bibi kandi bitari ngombwa subizi se ngewe kuri bibiliya rwose ndasengeye mu kuririmba ndi uwa mbere kandi urabizi neza yuko ngerageza kugira n'imyitwarire myiza
nta ribi mu kanya we duhita tuhahurira inkoko niyo ngoma sawa urakoze cyane kandi ngushimiye yuko ubuzirikana iby'Imana cyane kurusha iby'isi sawa mesi umwana mbyaye umwana ungana kuriya atinyuke ankorera ibintu bimeze nka kuriya ankorakore umva ahari n'ibintu umuntu w'umusaza atatinyuka kunkora uriya mwana we yabinkoze mbabarira unyumve ndakwinginze ibintu uriya mwana yankoze birambabaje ku rwego ndi kumva nazasubira n'umwana uriya rusengero kandi mbabarira nawe ubyegereze umutima ndakwinginze bivuze ngo ibintu wari uri kumbwira njye nabonaga ari burage kumbe ni ibyanyabyo ngewe nubwo nari ndi gusenga nafashijwe ndi kumva amavuta ariko nakomeje ndi kumva ari gukomeza nkorakora ego koma nakubiswe n'inkuba umwana nabumva habuzeho na gatoya ngo isukari izamuke mite mucakira nkomeza kwifatafata kuko nyine n'umwana wa pasiteri nose twari nari kubigenza gute bivuze ngo umwana ungana kuriya ibyo bintu uri kumbwira ihore urasi ahubwo se uriya n'umwana buri uriya n'umwana nk'uko tumubona uriya n'umwana shu none Hi. kabiga se ko nta kiza sha mbaze shuko usa neza se Yego. nukuri ko imana urasa neza Uzana uvuye se. none se be umva reshabiti keza cecekase be Gusukura kumucecekesha. buretse ari ibintu usanze ndimo kuganira oya buretse gato ari tusanze ndi kuganira na sister duhaye iminota mikeya sibyo you wanna back I love you Ubwo muranyirukanye. no come on say hi bye to me Love you. be back Yeah. gira nshakira n'utuntu njya mu kaye ngiye kujya ku kazi sibyo Nta kibazo. tugaruke narengize ukunda se ikibazo cyanjye Jesus. ndetse ubwo hari icyo bitwaye shu Umbona nawe ndagukira igitabo. utangiye kunyigita kandi ari ryo uri bugukira Utangiye gutuma ndikumva. nase simpari ndahari ngo bukorere Mbega wowe. ikise mbega nyarushye reba kureba iki Nacyo. Uri gufata ndego cyo wangegera we. ariko Imyaka yihanganye ni byinshi. Ni myinshi rero kwihoreye. urakunega Njyewe n'undi munsi n'undi no kumenyera. Urumva? ndazira Ibi ndanabirambiwe mbabarira ndanabirambiwe urumva? Nge ndanabirambiwe. Ntuzongere kumfata gutyo nta soni. Uratiukaza kumfata no mu majigo nta soni. Ntuzonge n'undi munsi mana n'umwe. we akaga karongora uyu mugabo ureza amapasiteri ibintu ibinyanzanye muri hano kumvise nabwo mbishaka mana ko za amapasiteri nta soni mana ku cyoma icyorezo umugore iki kigeragezo nigendere utana umva genda mana we umva genda ahubwo urareyo cyo wari ugumyeyo ndanakurambiwe uri imbere n'ibiraga niyambare neza niyambara akajipo keza agasitire keza ibi bintu bari kunyambika nazo mbishaka ibyo ndimo kukubwira wabyumvishe neza bongeye nuko ko imana ngo ngendusha nkubwire washyano ndagucapa ndagukubita seriously njye nuko ko imana uko butari nkeneye igisubizo kizima mu byo nakubajije sibyo nese se kumugora wanjye byumva ni ngombwa akabyumva simbishaka kandi ikindi niba udashakira ngo unye ku ngata yo kwikoreza yawe ndakubwiye ngo umpe igisubizo kizima Patrick
ugira ute umukunde kandi munabane bronga umva kubana umukunde munabane mbega umugabo utesha umutwe kanyambara n'igitabo ngendambiye guhora niyorobeka n'ibitenge njye birandambiye ubundi mbe nikubitamo akajipo kanjye akabutura kanjye basanga ameze neza nawe ibintu ukunyiriza mu bitenge n'ibibaza bidafite 14 sigariwe ayaya mbega umugabo nesheje umutwe mbega stress iki kigabo tukiragiye to kiba cyari kigumyeyo ayaya kandi hamagaresha wanjye ase tuwe turi no kumwe naho cyacya kimejeje umwuka ni rwa pasteur kambaze share wanjye aho yibereye azi tuwe turi kumwe ndangize stress z'iki kigabo kamahamagare umwe ndagukubita cyangwa nkwereze nyuma sibyo ndagucura n'impamo y'Imana by the way ese umuntu ushaka iki wowe ntacyo ibyo ndi kuvuga byumvisha ariko wakurugukiye amatwi neza nkeneye igisubizo vuba byihuse nkeneye iki igisubizo akora kuguhamagara sanga iyo wabitekerejeho nutabitekerejeho da wallahi wa Mungu ndagukubita kandi ndakwirukana nanagukubise okay sanga bitekerejeho Halo? Ndaje uri ku kazi? Ndaza dushine contract mukanya. uza kumbwira ngo mukunde njye ntabwo namukunda njye wari umuhungu rusaku uriya njye ngo nukunda kiriya gihe nk'ukikora gihure n'umushu wanjye ahubwo bro eko sheri umeze ute ukora ni kuko mbonye umeze ute umeze neza sheri ni karibu ako se ko mbona uri gusaza cyane oya sheri cyambije icyo nagona aha kureba sheri nagombonye reka mbikuye mba nanabize n'icyuyo mba nabuze n'ukuntu ngira uzi ko wari warabaye mama pasteur none iyo kigiye ndamumera sheri urabona se batambaye neza abona ntabyibushe jewe se wowe se ni bisanzwe akazi karamperanye urabona ibintu aba ari byinshi bazi kuba cyiza sha umva nari ngukumbuye byahatari mana we uragere nabize icyo singira ose gisohotse kigiye numvaga mu nda hari ikintu kibura no mu maraso hose ndakubonye mana ase bura rura rugabo rugufata gute we pasteur kiriya cyugiro cyambaye ibikoti ibigofero kishaje se nero ngo dore ndakibaye kiri kugera kibe n'urudarakaye uziko cyo gifuruda basi yo muryabye ubundi bukirambaye kimezaga umwuka umva ntabwo nkumbuye nari ngukumbuye cyane sheri ahubwo n'umubiri we dore data yampaye inka tuwo muzurura imuhe bitanekereza uwo nkunda wasungawe ndebera n'ukuri urateta ugakabya gute mbese ubwo umuntu yateka kuko namenye n'igihe wahagereye usanzwe suzi ko nta matuntu twiza kuri pe mbere se wakabonye ameze neza shani keza nanjye ndagakunda none se shandi gutegura amafunguro brada wawe ngo ndebe ko nibura yagera mu kazi yasannye agatima ntibaze kweri kagasosi rero ukuntu ufite akabiri koroshye shuwa se ni ibisanzwe ukurusha se niba ari uko ukiri n'umwana shamba mbona rwose ni ibisanzwe akabiri koroshye ukuntu bro yatomboye Hello Sheri. shuwa